aho ucuza kuvuga ubonye ninywereye akavinyu urumva rero ngo bari kwara ngo yatubujije kunywa umuvinyu ngo rero kwarawunywa jenywa mu byo ndondeye wewe uracari hasi ya ibingana ninge nungana niba ushaka kurya byinshi byiza niyo naba mba mu nzu yawe kungaburira kumpagarara hejuru ukambwira ngo nudakora itya uyu munsi ntabwo uri burya cyangwa akaza akambwira ngo emera kuri iki cyangwa ko wakoze iki ntakoze ndemera nicwe n'inzara ntabwo ndi burya. Ikaze nanone ku muryango mugari wa Raza Media TV. Shuti bakunzi, uyu ni wa mwanya tugaruka nanone ku makuru aba yiriwe avugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ni ayahe makuru yiriwe avugwa kuri uno munsi wa tariki 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025. Ku makuru yiriwe avugwa hirya no hino ndetse yagarutsweho cyane mu binyamakuru, ni inkuru y'uko u Rwanda rwahagaritse amasezerano mu bufatanye bw'ibikorwa by'iterambere rwagiranaga n'igihugu cy'Ububiligi. Iyi nkuru isohotse rero yiriwe ivugwaho mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Iyi nkunga u Rwanda rwahaga Ububiligi nyuma y'uko u Rwanda ruvuze y'uko iyi nkunga ruyihagaritse ndetse byafashwe nk'aho ari igihano u Rwanda rwafatiye Ububiligi. Iyi nkunga biri kuvugwa y'uko yaba igiye guhabwa igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi nicyo kigiye kuzungura iyi nkunga u Rwanda rwagenerwaga n'Ububiligi, aho iyi nkunga yazaga igafasha u Rwanda mu bikorwa by'iterambere byagiraga uruhare bikagirira umumaro abaturage mu buryo bwo kubona amashanyarazi, mu buryo bwo kubona amazi ndetse n'ibindi byangombwa abantu cyangwa se abanyarwanda bakeneraga mu buzima bwa buri munsi. Iri tangazo u Rwanda rumaze kurisohora rero ryaje gushyirwa hanze ndetse rimaze gushyirwa hanze Ububiligi buraryakira nabwo muri ako kanya bidatinze. Ububiligi nabwo bwahise buza bwanzura yuko n'ubundi nubwo u Rwanda rubafatiye ibihano cyangwa se ruhagaritse ubufatanye ku masezerano iki gihugu cyagiranye n'u Rwanda, bahise nabo bavuga yuko n'ubundi iyo nkunga bari bari gushaka uburyo bwo kuyihagarika, ariko byarangiye n'ubundi u Rwanda rusa nk'aho rworosoraga uwabyukaga, kuko n'ubundi iki gihugu cy'Ububiligi nicyo cyaberagamo inama za ONU, cyaberagamo inama z'umuryango w'abibumbye cyane cyane ku ruhande rw'abashinzwe agateka ka zina muntu nk'uko abarundi bakunze kubivuga. Iki gihugu rero uyu mwanzuro bisa nk'aho n'ubundi nabo ari wo bari biteguye cyangwa se nabo bari biteguye gutangaza yuko bafatiye u Rwanda ibihano, maze ubundi bakaba babasha n'ubundi guhagarika iyo nkunga mu buryo buziguye. Ibyo rero bibaye nyuma y'aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame akaba nyiricyubahiro ubwo yavugaga yuko mu ijambo aheruka kuvuga ryatunguye abantu ndetse abantu bakarikoresha cyane bakagenda banarigarukaho, aho yavugaga ati aho kugira ngo ati niyo waba ungaburira ndya ibiryo by'iwawe maze ukambwira yuko ntari burye kubera yuko nanze gukora ikintu runaka. Iyi ni imvugo nyine yagiye igenda ikoreshwa cyane igarukwaho, nyine byarangiye kwa kwihesha agaciro kw'abanyarwanda. N'ubundi u Rwanda rwo rwanzuye mbere ruravuga ruti maze na ya nkunga ya miliyoni 80
z'amayero ntitukiyikeneye, duhagaritse amasezerano twari dufitanye n'igihugu cy'Ububiligi, kuko igihugu cy'Ububiligi n'ubundi biri kugenda bivugwa yuko, cyangwa se byagumye bivugwa yuko cyagiye gikomeza gushakira uburyo ki n'ubundi u Rwanda rwashyirwa mu nkiko mpuzamahanga, ndetse igihugu cy'Ububiligi kiri muri bimwe mu bihugu byagiye ku murongo w'imbere kugira ngo u Rwanda rubashe kuba rwagera bimwe mu bihano rufatirwa, birimo nko guhagarika amasezerano yo kohereza amabuye y'agaciro muri biriya bihugu by'Uburayi, cyane yuko u Rwanda rwari rufiteyo amadiru yo koherezayo amabuye mu buryo nyine buri aho. Ibyo bihano n'ubundi byagiye bigirwamo n'uruhare rukomeye cyane n'igihugu cy'Ububiligi, ubwo cyabisabwaga n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagiye ikomeza gushinja u Rwanda yuko ari rwo rufatanya cyangwa se ari rwo ruhungabanya umutekano mu gace k'uburasirazuba bwa kiriya gihugu. Ako gace k'uburasirazuba kagizwe n'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, aho ni muri Kivu yitwa Goma, cyangwa se mu gace gaherereye aho bita i Bukavu. Ako gace rero n'ubundi ni agace kamaze igihe kari kuvugwamwo intambara, aho izo ntambara n'ubundi zagiye zisiga umutwe wa M23 urwanya leta ya Kongo, cyangwa se uharanira uburenganzira bw'abantu bw'abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Byarangiye uyu mutwe wigaruriye ibice bigize nyine ziriya ntara, birimwo cyane cyane umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu, bikaba ari ibice cyane cyane bizwi nyine by'imijyi bikomeye cyane, bikaba ari ibice bifite icyo bivuze nyine ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri iyi nkuru rero ikintu cyaje gutungurana, burya mu bitangazamakuru abantu bagiye bagenda bagaruka ku buryo u Rwanda ngo rwafatiye igihugu cy'i Burayi ibihano. Ubundi byari bimenyerewe yuko ibihano mpuzamahanga se cyangwa ibihano ibihugu bifatirwa, byari bimenyerewe yuko ari igihugu cy'i Burayi kiba cyafatiye ibihano igihugu cyo muri Afurika cyangwa se cyo muri Aziya. Ubundi ntibimenyerewe yuko igihugu cyo muri Afurika gifatira ibihano igihugu cyo mu Burayi cyangwa se ku wundi mugabane. Rero biri kuvugwa yuko ngo u Rwanda ngo nicyo gihugu cya mbere ngo gifatiye ibihano igihugu cy'i Burayi. Biri kuvugwa yuko akari agashya kabaye, ubundi ngo ntibisanzwe rwose, ngo u Rwanda ngo rwihaye agaciro, rwihesheje agaciro, rwafatiye ibihano igihugu cy'i Burayi. Iki gihugu cy'i Burayi rero n'ubundi iyo bavuze ngo igihugu cyahagaritse amasezerano ngo cyagiranaga n'ikindi, ubundi nyirizina bivugwa ko uwahombye ari uwagenerwaga ibikorwa. Bivuze ngo u Rwanda nirwo rwagenerwaga, ariko haribazwa cyangwa se umuntu yakibaza ngo ni gute u Rwanda ari rwo rwahagarika kwakira inkunga, aho kugira ngo ruvuge ngo iyo nkunga nimuyiduhe nk'uko bisanzwe. Aya ni amafaranga menshi, miliyoni 80 z'amayero. Nawe urabyumva yuko nyine ari amafaranga rwose utakitesha ubaye uri umuyobozi w'igihugu runaka ugomba kwakira iyo nkunga. Ariko burya ntago, nubwo iba igenewe u Rwanda, ntago u Rwanda aribwo ruba ruzayungukiramo kurusha cyane. N'ubundi n'icyo gihugu kigenera u Rwanda inkunga, n'ubundi narwo hari inyungu cyangwa se hari amasezerano baba baragiranye mu bizasubira muri cya gihugu, twebwe nk'abanyagihugu tudashobora gupfa guhita tumenya. Ariko uko byagenda kose na kiriya gihugu cy'Ububiligi cyari kibifitemo inyungu, kuko kibaye kitari kibifitemo inyungu byagorana kubona yuko ibitangazamakuru bikomeye inkuru ziriwe zivugwa ko u Rwanda rwafatiye ibihano igihugu cy'Ububiligi, ntago bakabigarutseho ku buryo nyine usanga yabaye inkuru. Nyine byaba biri aho ngaho gusa ariko bitabaye inkuru. Bivuze ngo n'Ububiligi buba bubifitemo inyungu.
ako kanya rero n'ubundi Ububiligi nabwo bukimara gusohora itangazo yuko n'ubundi narwo ruhise ruhagarika iyo nkunga koko muri ako kanya n'ubundi byarangiye ya nkunga bongeye bayigenera igihugu cy'u Burundi. Iki gihugu cy'u Burundi ni igihugu kimaze igihe mu bibazo cyane cyane by'ubukene, kidafite amadevize yo gutumiza ibicuruzwa ku ruhando mpuzamahanga, kuko igihugu cyabo cyagiye gifatirwa ibihano mu bihe byashize, aho cyabashije kubura amadevize yo gutumiza nk'ibitoro. Ibitoro nyine ni ibicanwa cyangwa se ni amavuta akoreshwa mu binyabiziga ndetse n'indege, akoreshwa mu mato gutyo nyine, ubwo ni esanse ibikomoka kuri peteroli. Iki gihugu rero nacyo cyagenewe iyi nkunga, nabwo byahise bisamirwa hejuru mu bitangazamakuru, abantu bagiye bagenda babigarukaho, ndakeka namwe hari uko mwagiye mugenda nyine mubibona. Ni ukuvuga ngo nyine ubwo ya nkunga yagenerwaga u Rwanda igiye gufasha igihugu cy'u Burundi, nacyo n'ubundi ngo ni amasezerano Burundi bwahise businyana diregite n'Ububiligi ko ari ubufatanye mu guteza imbere cyangwa se mu buryo bw'iterambere mu gihugu cy'u Burundi. Rero n'ubundi nk'uko amakuru yacu tugenda tuyabagezaho hano kuri Raza Media, aho twibanda ku nkuru yavuzweho cyane kurusha izindi buri munsi, ni ukuvuga ngo tubibutse ko tuba tunabafitiye amakuru yaranze icyumweru mu mpera z'icyumweru, aho tuyabagezaho hano kuri Raza Media, iyi mwahisemo kugenda mukurikirana. Rero nshuti wowe mukunzi twabanye muri iki kiganiro kigufiya cyagarutse ku masezerano u Rwanda rwagiranye n'Ububiligi ndetse n'ihagarikwa ryayo, reka mbashimire yuko mwabanye natwe kuva dutangiye kugeza kuri uyu munota. Rero niba wowe wari udukurikiye ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubane no mu biganiro byacu bikurikiyeho. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, kandi ubuntu bw'Imana nabwo bube muri mwebwe none ndetse n'ibihe byose. Njye mwari kumwe muri iki kiganiro, Niyiriho Lazaro, tubane ubutaha.